umugore warwaye umugongo wakumbuye abana be kujya ararana nabo nijoro. What the fuck? Ibyo se ni ibiki? Imbere y'itegeko umucamanza asagira santima we afungura igitabo akareba icyaha akavuga ati wacyahawe ni njye nawe. Ariko barimo barabasenyera ibyo byumba bine. Yabwiye abaturage ngo barabasenyera ibyumba by'amashuri abana banyu bari kuzigiramo murebera muri aho ngaho, bityo abaturage nabo batangira kugira imvururu ndetse no gutuka ubuyobozi no kuvuga nabi. Ntabwo ushobora gukorera umuntu rego urusha ubwenge ngo bikunde. Ntabwo nkwihenuyeho ibi bintu narabikubwiye muhungu wanjye. None habagiye ko batari kwandika kandi ko nshaka kugira Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwategetse ko Niyigaba Clement uzwi nka DC Clement akomeza gukurikiranwa afunze mu gihe cy'iminsi 30 y'agateganyo bitewe nuko hari impamvu zikomeye zituma ibyaha bine akekwaho abikurikiranwaho afunze. Urukiko rwagaragaje ko indi mpamvu rwashingiyeho rutegeka ko Niyigaba akurikiranwa afunze ari uko atabashije ko agomba kuburana adafunze ngo ajye kwitaho nk'uko yari yabisabye. Soma inkuru irambuye. Yanarwaye gripe mwihangane. Mureke n'umugabo w'umushuti wanjye mu bwana. Sawa nyine. Umva rero twumvikane. Ibi bintu nabibabwiye kuva ku munota wa mbere. Bwana Sorti wihangane, narabikubwiye iyo ugize bose w'ikigoryi nka Clement, narabikubwiye kuva ku munota wa mbere. Ibi bintu bitaraba narabikubwira gukanga kunyumva. Nabikubwiye mu mwaka ushize bwana mushuti wanjye. Kanga kunyumva. Inkuru kugihiragira iti kaze nkuru ngiye kuyisoma nyisome yose sha. Kaze nyisome. Niwe kigoryi cya mbere nabashije kubonaho. Inkuru irambuye ni mukanya. Inkuru irambuye ni mukanya. Ni ukuvuga ngo hari ikintu mugomba kumenya. Ase uwo mujama mwapfuye iki? Nta kintu napfuye nawe no. Ngiye napfuye nako afite ubwenge buke. Nabivugaga kera abantu bakanga kunyumva. Urimo kumva? Ibi nabibabwiye kuva ku munota wa mbere ariko abantu ntibanyumve. So ibi ngibi bintu by'amarangamutima ntabwo ushobora harya ngo ngwikisha harya ngo bizagenda biti. Ngewe ntabwo nanga umuntu ariko nanga ubugoryi buba mu muntu. Iki kipeti nabikibwiye kuva menda ndavuga nti ibintu urimo yugonago. Reka mabwira undi muntu uzakurikira nikitisubiraho. Uru rupeti narwo nta kintu mfa narwo. Uru rupeti bita kazungu ka boss. Iki ngiki kizakurikira kujya mageragere nikidasubira kubyo gikora. Ngiye bafite muzabireba. Sibibabwiye. If you cannot change ngo ukuri ibintu bizima byubaka society, of course inzego ziragufesinga ziguhe nyuko. Iki kintu nababwiye kuva mbere atangaza ibikuru by'ibihuha bro. Makuru y'ibihuha mabi cyane. Amakuru y'ibihuha. Urimo kumva? Mugere muri inkuru yari yakoze kuri Melody ngo yatorotse igihugu. Ngewe hari igihe umuntu akora inkuru ukibaza nk'iki ngiki. So DC Clement manuka mageragere, you deserve to be there. Ntabwo ushobora gukururwa n'umwobo w'inda wawe ngo ugusunikire kujya gukoresha amagambo agumura rubanda. Genda bagufungi.
ugenda ufesinga ibyo wakoze, maze uzongera ugaruke mu muryango mugari tukwakire, wongere uhake abandi bantu. That is niko bimeze. Abantu arafungurwa, ayo yari amarangamutima mukoresha, ntabwo itegeko rikoresha amarangamutima. Ibi ngibi nyabyo ntimushaka kunyumva. Itegeko rihana icyaha, ntabwo rihana umunyabyaha. I told you this since day one, narababwiye. Itegeko rihana icyaha, ntabwo rihana umunyabyaha. Nta handi itegeko rihurira n'umunyabyaha, my friend. Itegeko rifite ahantu rigonganira n'icyaha. So igihe rero uzazana amarangamutima na santima, itegeko ntabwo rikuzi. Itegeko rihana icyaha, ryo rifitanye isano n'icyaha. Ntabwo rero wakoze icyaha ngo ninde. Rero byo kuzana santima ngo umuryango, so ujya gukora ibyo bya, ntabwo uzi ko ufite umuryango se. Wowe uragenda hari ukavuga ngo ubutegetsi ngo iminsi ngo ugatega ubuyobozi buriho iminsi. Wowe warageze ukagenda hari ngo perezida uzi n'umwe, urazana amarangamutima. Ibyo ngibyo nta kintu ushobora guhindura imbere y'itegeko, baragukanda. You have to know igihe cyo kubikora. Urafata umuntu ukamuciraho imyenda, umuyobozi muri iki kinyejana koko muri uru Rwanda rwa Perezida Kagame, watakupa vyako abamodereta sinzi ikintu bashingira bazara abantu. Aka kagabo rero ngo bakamanuye iminsi 30, yewe uzayiburana, uzayikanda wakoze ikosa, bazakuzirika. Ni izina ry'Imana ibintu bya abantu bakagisha social media mugashaka kuzamura amapumbu yanyu imbere y'ubuyobozi, ntabwo bikunda, ntibishoboka. Bazabamarira amageragere. Igihe cyose mudashobora kubaha inzego. Reka babwire ikintu kimwe ngo dufatanye kuvugaho nkabanza nkirukanka, kandi ntari no mu gihugu. By the way, ikintu bita ubuvuzi buranda byirinda. Niba muri barira nkuru y'ejo bundi muri Faisal muri Sash kanayirinze. Ubundi ikintu bita health ni ikintu gikora ku marangamutima ya public, kandi ikintu cyose gifite ahantu gihuriye na public urakirinda. Nuvuga ngo nama ko ashaka kubera danger, ashaka guteza ibibazo. Health cyangwa ubuzima, ibyo ni ibintu ugomba gukoraho wigengesereye. Kabiri, inkuru zo mu butabera, buri abantu mukora mu nkuru zo mu butabera muri kuri risk ya danger. Muri kuri risk ya danger mugiye gukora gatoya cyane. Kuvuga ku butabera no kuvuga ku gihugu. Hanyuma ikintu cya danger noneho kuvuga ku nzego, bro. Gukora inkuru ku nzego ni ikintu ugomba kwitondera. So here's the thing. Iyo ngiye ndi kuvuga kuri ibi bintu nkabikotinga, abantu batekereza ko mfitanye ibibazo n'abantu. Nta kibazo pe. Ariko ngiye mvuga ibintu nk'uko biri. This guy yarenze umurongo utukura. Abantu mwazanagamo santima mubona ko DC Creme agomba kutaha, mwari bazima. Umugore warwaye umugongo, wakumbuye abana be kujya ararana nabo nijoro. The fuck? Ibyo se ni ibiki? Imbere y'itegeko umucamanza asagira santima. We afungura igitabo akareba icyaha akavuga ati wacyahawe ni njye nawe. Muri kukubaza muganga yakubonye mw'indwara, he doesn't care about kubabara uri buze kugira ku mubiri wawe. Indwara yayikubonyemo arayihiga akayikuranduramo, ukumva ibyo kubabara ku mubiri wawe, ibyo kukubaga kunda maze ngo arakubaga, ibyo kuguca akaguru kandi yabonye kanseri, ibyo ngibyo ntibimureba. Turi kujyana uwo ngo koko, ariko Kecha afite urukundo koko. So ibyo nibyo bita umuganga w'itegeko. So umuganga w'icyaha uvura icyaha akoresha itegeko, nibyo binini. Dore hasi ngo yaneba mukanda amabya barayakana ko bayakana. So kuzana santima rero uvuga ko ntabwo uri bumwe ku muti, kandi bagusanze mw'indwara, ibyo uba wibeshya. Yewe hari ibiboro by'umutipe ntashobora kuvuga, ntabwo bindeba. Urimo kumva? Ntabwo bindeba. Ariko uyu mutipe nagende amanze ahanwe, agaruke mu murongo muzima. Angago difada ngo unagiye ukamuta umubaya. Urukumva? Ariko uretse n'ibi ngibi, by the way, kigiraga nagiwa ku rundi rwego ndabona birango bidasanzwe. So ngayo nguko bagakatiye iminsi 30 aka kagabo akabyase byapfuye munsi namanaga yambaye intuza. Kamarade ko ari kunyandikira kubabagara.
So ngayo nguko kamarade yaje kumbwira inkuru hano ndaseka ngatembagara. Ego Godfa. We. Umamagaye mukanya ndimo nda recording ariko ndasoje. Turi ku rukiko. Muri ku rukiko kandi? Turi ku rukiko. Mbere yuko nigira kuziruguta ko mukanya ndashaka kwinjira mu makoyini nsobanurira ku rukiko ariko se n'uburi inkuru nayisomye. Bimeze bite ku rukiko byifashe bite? Ku rukiko twari twagiye mu isomwa ry'urubanza rw'Anigaba Disclaimer. Yego. Umunyamakuru ufunzwe ukurikiyeho ibyaha bine. Ntabwo ndabirondora kuko abanyarwanda benshi barabizi. Urabisubiramo abanyarwanda barabizi hano mfitemo n'abarundi. harimo icyo kugumura no kwigomeka. Zamuka kuri kamera bagufollowing iyi nkuru ishobora gutuma kubona nk'abafollowers 100 ariko uracyafite abafollowers bake mwe bivugire kuri pano. Sawa reka nzamuke. Mutapinga screen baduhera amakuru ku rukiko ibyo gusoma mu gihe n'ubundi gusoma kwanjye bituma ndidimanga. Bwana kamarade mutapinga ndashaka mukandi kuri abakobwa beza dore dufite Kariza ariko se Kariza urukora kibaho hejuru kandi ketchup ahari ntabwo tukuzi ndabona uri mugufi toka pojo amakoyine 500 nanjye wayaguhaye araza gutuma mfata big screen amwabaye muti kubura mu diaspora ntabwo ibyo ngibyo bikuvanaho ko ntazi nufite nk'irya ketchup arora ego ko ise sindeba mu mukobwa yamutambutseho bijungwino kamuhiye harunura mutambukaho mutapinge screen ngewe nababwiye igihe muzumva amagambo yanjye n'inama za Godfather muzuma ngiye ko ndi umujyanama muzima nta muntu ujya ufunga bana barabuyarega njya mbarabura mukanga kunyumva njya babwira mukanga kumva fungura kamera fungura mic yawe kamera fungura mic abantu bagufollowing mufollowing Faxman nicyo gihe mushobora kugwana nababwira ngo bajye kuri YouTube channel bayifollowing ni Faxman TV. Faxman TV. Thank you so much my brother. Ati ibintu uri kunkorera bro. Ibintu uri kunkorera ntago bibaho. Ndeka ngo promoting numara kubyimbye bya nawe uzanshingaho urutugu si bisanzwe se sinya ba promoting mu kwansarana. Njewe ntago ndi muri abo ngabo. Oya ndabizi. Njewe ntago ndi muri abo. Sawa ngaho fungura kamera. Thank you so much. Thank you. Mujye kuri YouTube channel murebe icyo bita Faxman TV nyuma yuko bamwirukanye yaravuze ati n'uburi nacuruzaga ubwenge bwanjye kandi YouTube mufite nanjye nayifungura nzajya mbikora nambaye neza n'amataratara ngo yari ku rukiko ariko azajya bishyira kuri platform ye mureke tumusunike nibitangaza makuru yakorera gato ari we tugiye kureba birashoboka ko nawe twaje tubireberiwe mujye kuri Faxman TV nubwo areshya n'impyiko y'ihene ariko afite umutwe ukora urumva tuye tumukurikirayo uri mugufi ntibikubabaze urimo kumva ariko ntago ndi mugushima ugira ikibazo ntibizatuma utabona mu diaspora umusa so ubuze kumereza YouTube channel wayimpaye ndaje nyisharinga ndabantebya so ngaho reka tujye mu cyatuzanye uyu munsi uri hehe bwana Faxman gutuvugana ndi Kibagabaga ndi ku rukiko ni isomwa ry'urubanza rirangiye ry'umunyamakuru witwa Anigaba Disclaimer wafashwe itariki 29 niba ntibeshye akurikiranyweho ibyaha bine mu byo nibukamo harimo icyaha cyo kugumura no kwigomeka ku butegetsi aricyo cyaha uburyo yagikoze abantu benshi bagiye babyumva ni inzu cyangwa n'amashuri bubatse babahaye kuvugurura ariko bo bubaka ibyumba bine bababwiye ko bagomba kuvugurura ariko bo bubaka ibyumba bine by'amashuri aho byaje kubera muri Jabana icyo gihe hakaza ubuyobozi hakaba gukubita aho bavuga yuko yakubise enjeniyeri akamuciraho igipesu cy'ishati ariko barimo barabasenyera ibyo byumba bine yabwiye abaturage ngo barabasenyera ibyumba by'amashuri abana banyu bari kuzigiramo murebera muri aho ngaho bityo abaturage nabo batangira kugira imvururu ndetse no gutuka ubuyobozi no kuvuga nabi pfuye urubyiruko rwawe turapfuye mbese ashaka nko kugaragaza ko dukandamizwa ibintu nk'ibyo ngibyo urukiko rero navuze ibintu byinshi rwategetse yuko witwa Anigaba Clement afungwa iminsi 30 y'agateganyo
akerekeza ku igororero rya Mageragere. Uwitwa ubwo ndavuga Metere Bayisabe Irene ndetse n'uwitwa Dativa nibo bamwunganiraga mu mategeko. Uwitwa DC Clement yari yatanze impamvu zerekana yuko bamworohereza, aratakamba asaba yuko yafungurwa by'agateganyo agakomeza agakurikiranwa mu rugo. Anavuga ijambo aravuga ati niyo mwamfungura mukanegeka yuko nazajya mba ndi mu rugo nkajyana umugore kwa muganga, nkaba ndi mu rugo nkajyana umugore kwa muganga, wenda sinkora ariko mwita ku mugore wanjye, ko umugore wanjye ararwaye kuva twabyara abana b'impanga, abana barya cyane bafite apeti nyinshi cyane, mu cyumweru banywa amata y'ibihumbi 150. Ati umugore wanjye ntakora, ndabinginze mwo kabyara mwe mu njyane mu rugo ntahe, hanyuma nkomeze nite ubuzima bw'abana banjye. Hanyuma rero urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwafashe icyo cyemezo cyo gufungwa by'agateganyo iminsi 30 rushingiye kuri ayo magambo yatangaje.